Wabibajwe nande? Hariya ngo mama ni igisabo. Niba ushaka ko tuzarwana Ibyo ni byose narya. uretse gato bakubwire uzareka turwane birangire nje nawe turangizanye Uzi njye sinakubwa ndwana n'umwana nawe. Kubera ko wasanga ndi kurwana nawe yansuzuma. naramutse neza Nishamanike nabi. reba hariya wambaye hariya nagushyira muri ibi byondo nakuziringa hano muri iri bitaka umva mubwire pe. cyane ko nabonye Wakijijwe. cyane ko ufite n'ibitaka biva ku mutwe nayikura urabizi Tega amatwi. Wakijijwe buriya mudugudu. Buriya mudugudu y'abadahari. Umva bebe nari kubikubita inkoni zikakunukaho. Inzoka yo mu ndikabira yanze ngo kirira twatsinze. Nakwicara ukagira ngo ni kamyo wowe ikugurira. Umva rero nta nubwo ari ngombwa ko dukomeza gushaka. Ugende kure nyoko. Amatariki yarageze. nyoko buri wese mama ni nyoko we nawe ni nyoko sibyo Zaire sinkumenyereye wishyuza amafaranga ni nyoko w'igisambo wishyuza Ese kukimuba mu mazu bazunyuve y'igisambo y'igisambo ko tukishyura ariko nawe harenze iminsi ngahe harenze iminsi ngahe bitandeba se hanyuma njye wishyura inzu nuko nawe uyibamo niyo njye wishyura inzu nuko uyibamo uriya ni mama wawe mama ngira uriya ni mama wawe yakoze mu rugo ese ubundi nagaheruka kwicuruza ra ngo bamwishyure cyangwa muri iyi minsi muri kudandaza nabi bikabahombera twese turi mwese wenda pe cyakora mwebwe byaranabahombeye ngaha narumvishe ngo mwene nyoko ngo yararikodinze azaronshinga ryari yirarugumu yera bamuteye byaranumugisha ko wowe uzabyara buriya ra urashaje usaza iwanyu wewe udashaje wewe udashaje none ko nta mugabo ufite bebe nta mugabo ufite uko nta mugabo ufite uko nta mugabo ufite nagutungana ninde sobanura kwemera hanyuma we curuza wowe ko bataguteye ngiye kiranyinjiriza bebe kiranyinjiriza nako cyamumbeye nka miki wanyu ibyo rero mucuruza ibyo bituma mutabyara nibe na miki murumuna wanjye asya no kubyara hari iduka se rigura abana se barabagura ese ko mwicuruza nyoko muri mari wewe se wowe uticuruza nyoko bimubuza gukodesha mu mazu iwacu ariko tukabishyira no ibyo dukodesha nacyo turabishyira cya kabiri ko mwicuruza ikinyoko yambura abantu bashe kuza mu nzu yacu kuki mutamwishyura mutabeza amafaranga kugira ngo ataza kwambura devu okay nakubwiye ngo mwe mudafite ibibazo nk'ibyacu kuki murenza amatariki ariko mama we imva mu bwiherero ibyo ngibyo mama wanjye we ariko noneho mwarengeje nyine kandi noneho mbandi no kubashimira ubusarenga imiti yakubanza ari rero wowe uramuvugisha bisanzwe ariko unanegura kunenura ugacishamo gake gake noneho uzajya umubaza nyine ushaka kumenya impamvu mikara yagerageza uburyo cyo kwima amakuru nawe nka kuri aba yanyimye miki cyo kw'insista kose wese nabyanze bikunze hari impamvu yatumye uza kwicara hano nguri tumine n'ibyaye none se umuntu waguteye inda nago yanze kugura ibigoma nyine mu kinyabupfura ko nakubwira nabi arabizi ndabizi no mu nama barabizi mubwira uti ibyo byinda nta hantu bihuriye n'ibibazo ufite mu bibazo bisanzwe nk'uko nawe wabigira nyine by'ubuzima ubwo rero nasi iki niki umwima amakuru nyine complete ku buryo ubwo nabazo uburyo azajya kwinjira umwima amakuru kugeza igihe umubwira uti n'ubundi usanze rero nari ngiye uretse ko nari naniwe nyine reka nigendere wendinga se ubundi njye na Aisha twabanye ubu ntiwaza ukicira n'ubundi kuve mu mahoro oya wicaye hano bisanzwe nyine uyu arahabuye nawe aragusa nyine araza musange hano wese bite wanyu babimuye kuri mu mabuye biteke bazi mubaze wanyu babimuye se ko bicajwe konti se ko na preve twabahaye ko wicaye mu mabuye numva hano kwicara bikeneye bafata nde boss ndaturuka he nakuzi byagenda arafata rwose urabona bitagoranye noneho ufate shangwa ino mani ufate ibyo ufata byari ari gufatire hari aho nuzahagaze abashaka ngo gufata mwiza ubwo numara gufata mu ngire by'uruziga karuga uko nakarunga koga nagahungu nuruke ruguru nuruke amasara rya
Devu nawe yaje gukina muri iyi seri. arasanga ndi kurira n'ibiki bigenda byagucanze abasituye umuvemo byagucanze ibibazo cyo gukora nyine ushaka kuri ibitekerezo ku buryo gushyira mu cyaro watwe nabi Devu wavuyemo we na Aisha Aisha dore mwegere hepfo nuko ndimo Aisha naguma aho ngaho nta kibazo mwegere hariya basi asibe gushyira akaboko kiwe hariya ça fait 5 minutes sawa action we yaburetse kuza barize inshallah kibaye amarira yaje record ready action yewe ko nzi ko nta peyave twabahaye wicaye mu mabuye ukora iki uri kurira Miki mama we nta bakiriya aheruka uri kurizwa n'iki ntacyo twese umuntu w'inkumi arifata akitorora akava mu rugo akaza akicara ku muhanda ampisi noneho karira ndabyibutse yo shayi hangane buriya rero abasore ni abana babi umusore arifata akagutera inda wamuhamagara ukamubwira ngo gura ibigoma ewe ntabwo ari njyewe wakugiyeho bwa mbere iriri imikino ibanza kukugurira ibigoma ndasaba ko mama winjiza abakiriya benshi mu nzu yanze kugura ibigoma none kuri kurira wapfushije basi tubimenye ninde se wapfuye yari muto yari mukuru shatse ko yamana yanjye kuvukira mu muryango ibibazo ni ikibazo pe niko muhanye ibibazo muzabiva muryari nose mwaburaye wasanga yanshinze ikazi yagukubise dore ufite umuvandimwe w'inshinzi umva turahura akangurukana cyakora reka nkubwize ukuri buriya nuko yagize amahirwe buriya cyagenda uko twari turi kumwe na mudugudu buriya nundebe gutya ngo mufite inshinzi ikazi njyewe noneho njyewe uko ndeba gutya uzanamubwira ati mu bantu azajya amenyera ajya nyibagira ese ubundi yajya kwigiraho da nako nanjye ngira umuntu akwigira wose wowe uruhuye ko nawe mbona ubu ugiye kumurika alubumu ese twita agakobwa mwana cyangwa ni agahungu Miki ni agakobwa ni agahungu ko disi y'umukobwa wamuteye inda amagambo ashyira ivuga ukuntu disi kera wagiraga umunwa wavugaga nk'isandi koko icyama inda bakazayinkubitira ayisha noneho uriya munwa na buriya bugare bwe bugashira akumva uko bimeze ariko buriya rero imana nayo sinzi ukuntu ibara nk'ubu iyi nda baguteye bayikubita nkayisha uriya munwa we ugahita umera nk'uwagiye wose upagura nyine ihangane wanze kumbwira ikibazo ufite ngo dufatanye kurira nta kundi abizi ko njye ntabwo ngira umutima mubi pe nyine nyagasana korohereza sibyo nako ndibutse nanjye ndavuga ndibukirwa mva nkubwire ugende ubwire nyoko ku mafaranga y'inzu
azarenzaho nayo gukererwa kwishyura. Turumvikana kubera ko mumaze kurenzaho iminsi 2 kandi mu by'ukuri ariko iyo umuntu atwite nawe ari bebeza. Ese ko nzi ko umuntu wibebeza ari umuntu ufite umugabo wo kutagira umugabo watangiye no guhugwa se abantu bagwagarara hejuru ra. Ariko wateta wajya umenya ko uri nyiramiruho wavuke mu muryango w'igukene. Umva ibyo nakubwiraga rero kandi tubyumvikane. Ubwire nyoko ku mafaranga y'inzu azarenzaho yo Action. Tugize amahirwe rero Valence turamubonye cyangwa se Okonko, umwe mu bantu bakomeye cyane baba manager muri industry ya cinema. Binavugwa ko cyane ko ari umwe muntu wazanye na ba Muyoboke muri uru ruganda, umwe akomereza muri cinema undi akomeza mu muziki, kandi murabizi ko Muyoboke bajya bavuga ko ari manager ibihe byose. Valence, turongeye turakwakira none ahangaha kugira ngo udusangize amwe mu makuru yawe ari hagati yawe ndetse na Muyoboke, cyane cyane ko mwese muri aba manager ibintu bigiye bitandukanye. Nawe mutara amakuru koko, nayo makuru ndi wowe yarakubwiye ko twarazanye. None se Okongo, iyo urebye Muyoboke ukabona ko yakomeje muri uru ruganda rw'umuziki ndetse akanakora bikamuhira ku rwego basigaye bavuga ko ari we manager w'ibihe byose, binavugwa ko nta wundi mu manager urabaho muri ruganda rw'umuziki uri gukora ku rwego rwa Muyoboke. Nawe kandi ngo umwe mu bantu bazanye nawe ku ngoma ya kera, ariko we biragaragara ko cyane urubona nuko nyine nazanye nawe biza kurangira bisa nk'ibyanga gatoya, kuko urumva nyine twaze mu gihe kimwe. Ndaje so mukuza ubwo nyine urumva ntago byari byoroshye. Twaraje yajya mu gisata cy'umuziki, nge nyine nkomeza mu bya filimi, gusa nyine bya umwaka nagize cyangwa amahirwe make nagize nari nje ntarangije ishuri. Biza kuba ngombwa nyine ko nsubira Inkungu, kuko haranye ni iwacu muri za quartier Inkungu manuka za Mataro ukubita za Nyakabuye. Ndumva rwose wazi pe. Biza kuba ngombwa nyine ko nsubira imuhira, baza kurangiza amashuri, agatekana none ngaruka muri Kigali nze nyatake mfite amashuri mfite buri kimwe. So ubwo rero nyine niho hano wenda kano kanya ntago ndi kuri level nkiye, kuko urumva nge iyo myaka nasubiye mu ishuri we nyine yagumye gukora nacyajya amafaranga yarakiboneka ntago ari nk'ubu ngubu nyine nguko. Ariko nawe biragaragara ko nawe bimaze gufata. Biri kugenda biza gake ariko ntaho byajya ku rwego nifuza. Ariko nk'umuntu wagerageje kuba urimo urabarizwa muri team ikomeye cyane, team izwi, team yubashywe mu gihugu hose, team iri no mu matima ajya ahabwa ibikombe muri ejo bundi mama award bagiye batanga, bigaragara ko nawe birimo birafata cyane. Ibi ngibi nyine nta kintu nashinze Imana, kuko buriya uri kumwe n'abantu bashoboye nawe ushobotse nta kidashoboka. Nanjye nuko nguko nyine. Yego, ariko biragaragara ko nawe numvishe ko watangiye projet yawe urimo urakurikirana. Mfite ama projet menshi atandukanye, so wenda cyane hari iyo mfite nisenya Mirambo Today cyakuri Okonko Media. Iyo nyine ni projet muri no minsi nkurikije ibintu ndi gutegura. Ni ibintu bifatika cyane, ahubwo nashishikariza abantu bose nyine n'umuntu wenda utari wangana cyangwa utarakora subscribe cyangwa abashe kunkurikirana ahantu hatandukanye. Mbafite ibikorwa byinshi kandi byiza kandi bifite ubwenge bwa bundi nyine koko. Iyo uri umukire cyangwa se wakoranye n'abakire 80% nawe birakunda. Nawe ikindi iyo uri umunyabwenge ugakora n'abanyabwenge namwe nyine bazi kandi bari muri team nyine ikomeye nyine cyane muri kino gihugu. Kandi iyo team nyimo nizera ntashidikanya ko nyine nk'umunyabwenge, kuko niyo abanyabwenge nawe bazi ibintu ngiye gukora iwanjye rero. Nyuma yo kumanaginga cyangwa se kwitwa manager muri cinema, ni iki kindi kintu ukora? Hari bitandukanye urumva, so hari wenda kumanaginga nk'uko wari ubivuze nyine, wenda managinga abantu batandukanye cyangwa se wenda baha ibitekerezo bitandukanye. So ikindi si n'ibyo gusa, so manager gusa, ahubwo ndi n'umukinnyi umudirector mwiza, nk'aba script writer cyangwa se ku bantu bifuza gukora filime. Ndi ibitekerezo bitandukanye cyangwa se nyine ndi umwanditsi mwiza pe. Nanjye ndabyizeye ko si rimwe si kabiri si gatatu nyine nakoreye abantu benshi batandukanye, abantu benshi twagiye dukorana barabizi. Ubwo rero nyine ni ibintu bitandukanye nyine, ariko nyine ndi umukozi. Filime nk'eshatu hano mu Rwanda wagizemo uruhare.